Nitwa Pasteur Kwizera Elise, aba ndi umushumba wa paruwasi ya ADEPR Remera. Mu gikorwa uyu munsi twimirije imbere ni igikorwa cya korali Besaleri, igikorwa igezeho nyuma y'urugendo rurerure rw'ivuga butumwa. Yatangiye mu 1995 rwose mu buryo buruhije cyane. Ari abantu barindwi biyegeranije, bitoroshye kugira ngo ubone ko iyi korali yabayo. Ariko uko Imana yagiye ibegera basenga Imana igenda ibaha amasezerano. Uko igenda ibaha amasezerano ni nako Imana yagiye ibagura, kugeza ubwo babonye yuko ariyo korali bavana hano i Remera bayijyana mu gikorwa cyo gufasha mu ivugabutumwa ku mudugudu wa Kibagabaga wari wagize ikibazo cy'uko hari abakristo bari basohotse na korali zidahari, bayijyanayo kugira ngo ishyigikire igikorwa cy'ivugabutumwa. Ivuga ubutumwa kugeza ubwo abantu batangiye kongera kugaruka mu rusengero, korali yongera kugaruka hano. Ari naho rero yatangiye none igikorwa cyo kwaguka, yinjira hirya no hino mu Bibare, Rukiri, Rukurazo, itangira kugenda ivuna abantu bagenda bihana, bagenda bakizwa, kugeza ubwo noneho muri 2005 hagati aho korali yatangiye kwaguka nyuma yo guhabwa izina rya Besaleri, kuko mbere yatangiye yitwa korali y'icyumba ikiri ntoya, nyuma imaze kwaguka ihabwa izina rya korali Besaleri. Muri 2005 rero iraguka none iravuga iti tujye mu ivugabutumwa ry'ibikorwa. Ari nabwo yinjiye hariya muri CHIK, ihageze igira umutima w'imbabazi, umutima w'urukundo, ivuga ubutumwa. Ariko iravuga iti ubutumwa ntabwo buhagije, ahubwo tugiye no kubagaburira, tugiye no buri kwezi. Kuva muri uwo mwaka kugeza uyu munsi wa none, korali Besaleri ni igikorwa ngaruka kwezi ikora kivuga butumwa ry'ibikorwa, ikagaburira abarwayi hariya. Abenshi barakijijwe, abenshi bajya bagaruka hano ni Remera bakaza kureba iyo korali Besaleri ikorera umurimo w'Imana, bigatuma bakizwa. Ubwo butumwa bwiza bwagize umusaruro ushimishije. Kubw'iyo mpamvu rero turashimira Imana kuko korali imaze gutera indi ntambwe mu rwego rw'ivuga butumwa, hiyongereho n'ibikorwa by'iterambere. Iterambere rero nibwo itekereje ko ikwiye gusohora album ni mu gikorwa cy'iterambere, kuko gusohora album ebyiri ako kanya ni igikorwa gisaba imbaraga nyinshi. Bariyegeranije hamwe n'ubushobozi Imana yagiye ibaha, bagenda bagira imirimo yagutse, batera imbere nabo ubwabo. Uyu munsi wa none bageze kuri iki gikorwa cyo gusohora iyi album y'amashusho. Iyi album y'amashusho ikaba yitwa Nirizima. Ijambo ry'Imana ni rizima cyane, rifite imbaraga zikomeye, niryo ribasha gusenya ibihome byose. Ijambo ry'Imana ni inkota, ijambo ry'Imana ni umuriro, ijambo ry'Imana ni inyundo, ni rizima. Rero barabihamije, baravuga bati iyi ndirimbo tugomba kwishyira ku isonga, kuko ijambo ry'Imana niryo ryabashije kuduhindura, niryo ryatugejeje aho tugeze. Iyindi album yabo ya audio nkuko nari mbivuze yitwa Umunsi Uhebuje. Ni umunsi uhebuje, ni umunsi tuzabona Yesu, ni umunsi tuzamubona twishimye, dufite umunezero. Ibyo twakoze byose atubwira ati nimwijire mu munezero wa shobuja muhabwe ingororano. Ni umunsi mwiza rero, niyo mpamvu bavuze bati ni ngombwa iyi ndirimbo y'uyu munsi tuyihimbe, tuyihange kugira ngo twitegure uwo munsi natwe. Kubw'iyo mpamvu rero babashije no kugera ku mibereho myiza. Tubona baratangiye gukora ibikorwa bitandukanye, ariko bwo kwiga, gushaka ubumenyi. Urabona ko mbere batangiye nta bantu bize barimo, ariko ubu ni abantu bize. Ubu ni abantu bakataje bahugurwa buri gihe, aho babonye amahugurwa bajyayo. Hano hari amasomo atandukanye bagenda bahabwa. Ibyo byatumye bituma korali igenda irushaho kwaguka, itera imbere mu mibanire myiza n'abandi. Iyi korali yacu, korali Besaleri, ibana neza n'ubuyobozi bw'itorero. Ndayishimira cyane, nshimira Imana yayishoboje kuba ibasha kumvira ikagendana n'itorero. Hari korali zimwe zitajyana n'itorero, ariko iyi korali igendana na gahunda z'itorero, kandi ibana n'izindi korali hano neza mu buryo bw'ubwumvikane. Korali 5 naho murabyumva,
kugira ngo hashobora kubamo kurya abana babana mu rugo, ariko bo bagenda bitonda babana n'izindi korale neza, ndetse byaragutse kugeza ubwo bashaka n'umubano no mu zindi korale zo hirya ya Remera, ndetse kugera no mu zindi ntara. Ubu korale Besaleri yaragutse igeze ahashimishije. Batangiye ari abaririmbyi 7, ariko ubu bageze ku baririmbyi 120. Rero ivugabutumwa byaragutse. Tuyifurije kurushaho kujya imbere, kuko hari Imana yatangiye umurimo muri ayo masezerano yose yagiye igenda iyasohoza. Pawulo yandikira Abafilipi mu rwandiko rwe igice cya 1 ku murongo wa 6 yaravuze ngo icyo nzi neza ndashidikanya rwose nuko yatangiye umurimo mwiza muri mwe ari izanawusohoza kugeza ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana yabatangije izabashoboza kugera ku munsi Yesu azagaruka. Yesu azaha ingororano abamukoreye. Tuzi neza kandi ko adakiranirwa, nta kiranirwa ngo yibagirwe imirimo myiza yo kwitanga mu murimo we. Azabaha ingororano nta kabuza, turabyizeye. Turayifuriza kuzagira iherezo ryiza no kuzabona Yesu kugira ngo azayihembe. Imana ihabwe icyubahiro. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, nimugire amahoro. Nitwa Ntamvukiye Cassier, nkaba ndi umuyobozi wa korali Besaleri. Besaleri ikaba ikorera umurimo w'Imana ku mudugudu wa Remera, akaba ari naho ku cyicaro cya paruwasi. Nshimiye Imana iduhaye uyu mwanya, kandi nka korali Besaleri Imana ikaba hari aho yadukuye, hari naho imaze kutugeza mu buryo bwiza, kuko uko twatangiye umurimo w'Imana mu buryo bwari bugoye twabonaga ntaho tuzagera, ariko uko dusenze Imana ikavuga ko izatugirira neza. Uyu munsi wa none tukaba dushima ko Imana yacu, Imana dukorera kandi dukorana nayo, ari Imana isezeranya, nyuma yo gusezeranya igasohoza. Icyo uyu munsi turiho tuvuga, kandi nanjye naba ndiho mvuga nk'umuyobozi uhagarariye korali Besaleri, ni ishimwe rikomeye twibutse iby'Imana yagiye dukorera. Uyu munsi tukaba tugeze ku gikorwa gishimishije cyo kugaragaza ibihangano bya korali Besaleri, twitegura gushyira ku mugaragaro alubumu 2 za korali Besaleri. Alubumu ya mbere akaba ari amashusho yitwa Nirizima, alubumu ya kabiri ikaba iri audio yitwa Umunsi Uhebuje. Dushimiye Imana yabanye natwe, yatubwiraga yuko izabikora ku rwacu ruhande tukabona ntibizashoboka, ariko uko dusenze Imana ikatubwira ko izabisohoza. Uyu munsi wa none turashimira Imana rero ko isohoje ijambo ryayo nk'uko yarivuze. Dushimiye bene data bose bagiye bagira uruhare mu kudusengera, mu kudutera inkunga, mu kudutera ingabo mu bitugu. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Dushimiye amakorali yose yo ku mudugudu wa Remera yagiye abana natwe muri bwa buzima bwari bugoye, tutazi kuririmba, nta byuma bya muzika tugira, n'indirimbo nyinshi twarimbaga atari izacu. Ariko uyu munsi wa none tukaba tugeze ku rwego rubasha kugaragaza ibihangano by'umwimerere bya korali Besaleri. Ibyo turabishimira Imana, ariko dushimira n'aba bene data y'amakorali twagiye tugira imikoranire myiza ku mudugudu wa Remera. Turashimira ubuyobozi bwa paruwasi yacu ya Remera bwatubaye bugufi, butadutereranye, bakatugira inama, bakaduhugura, bakadusengera. Turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane.